Yes bavandimwe, nizeye yuko mumeze neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mu minsi ishize ubwo nari ndimo nsoma zino nyandiko z'abanyabwenge, hari amasomo nakuyemo numvise ari byiza yuko namwe nyabasangiza kugira ngo bitugirire umumaro, kugira ngo tubashe gusangira ubumenyi. Ngo niba hari ijambo ritugora muri ubu buzima, cyangwa se niba hari ijambo rigora ikiremwa muntu, ni ukuvuga oya. Ni ijambo oya, ni ijambo rigufi cyane, ariko ni ijambo ritugora cyane cyane kurivuga imbere y'ibintu bitadufitiye umumaro. Iyo tugeze mu bintu, cyangwa se iyo tugeze mu bintu bitadufitiye umumaro, bitagiye kongera agaciro k'ubuzima bwacu, kugira ngo tuze kuba twavuga oya, ni ibintu bitugora. Ariko ngo akenshi impamvu bitugora ni uko dukunda kuvuga yego ku bintu byinshi bitadufitiye umumaro. Uko tugenda tuvuga yego ku bintu bidafite akamaro ku buzima bwacu, iyo tugeze imbere y'ibintu bifite akamaro mu buzima bwacu, kuvuga yego biratugora. Rero muri no video tugiye kurebera hamwe ese kubera iki kuvuga oya ari bitugora, cyangwa se turebere hamwe ibindi bintu bine bishobora kudufasha kuba twavuga oya imbere y'ibintu bitadufitiye umumaro, imbere y'abantu batagufitiye umumaro, cyangwa se batagiye kugira ubuzima bwawe bwiza, ukaba uzabasha kuvuga oya, ukiremamo ubwo bushobozi bwo kuvuga oya, kugira ngo utazagwa muri uno mutego abantu benshi baguyemo. Rero akenshi, cyangwa se mu mpamvu nyinshi zituma abantu dutinya kuvuga oya cyangwa se bitugora, ni ubwoba tuba twifitemo. Tuvuge wenda se ufite nk'inshuti yawe iri kukubwira ati tujya aha n'aha, ngwino dukore ibi bintu, ngwino tujye kunywa amayoga, ngwino tujye aha n'aha. Kuba uri buvuge oya, akenshi wigiramo ubwoba ukavuga ati se navuga uno muntu namuhakanira akaba yava mu nshuti zanjye, uno muntu namuhakanira akaba yandakarira cyangwa se nkamutakaza. Ibintu nk'ibyo uba usanga abantu benshi bagira ubwoba bwo kuvuga oya, bikaba byabagururira mu buzima butari bwiza. Rero niba hari mu bintu bine bishobora kudufasha kuba twabasha kuvuga oya imbere y'ibintu bitadufitiye umumaro, ikintu cya mbere ni ukwimenya no kwisobanukirwa, ukamenya ibintu bifite agaciro kuri wowe, ukamenya impamvu uzavuga oya n'impamvu uzavuga yego. Ni ukuvuga ngo ahangaha uba ugomba kumenya ubuzima bwawe. Urabizi yuko abantu turatandukanye, ibintu by'ingenzi kuri njyewe ntabwo biri bube kuri wowe ari iby'ingenzi. Rero ahangaha nk'umuntu, cyangwa se nk'umuntu ushaka gufata ubuzima bwe ngo abeho yishimye mu mahoro n'ibyishimo, ugomba kwisobanukirwa ku buryo uzajya uvuga uti wenda niba wenda se njye ndiyizi neza, ukamenya impamvu ibi bintu wabyemeye, ukamenya impamvu ibi bintu uzabyemera, ukamenya impamvu ibi bintu utazabyemera. Nyine ugashyiraho imirongo ngenderwaho y'ubuzima bwawe, ukamenya ukuntu uzatwara ubuzima bwawe. Akenshi kandi iyo ntuzajya ugera imbere y'ikintu runaka, uba ugomba kwibaza uti se ibi bintu biraza kumfasha iki, biraza guhindura iki ku buzima bwanjye. Aho ngaho uba ugomba kubanza ukimenya, ukisobanukirwa, kubera yuko abantu turatandukanye. Ntabwo ibyo nzemera njyewe, cyangwa se ibyo undi muntu uwo ari we wese azemera azavuga yego, nawe nibikugeraho ntabwo uzavuga yego, cyangwa se ibyo nzavuga oya, nawe nibikugeraho ntabwo uzavuga oya. Ariko uba ugomba kureba muri rusange ku buzima bwawe, ukavuga ati se ibi bintu biraza kumfasha iki, cyangwa se biraza kongera iki ku buzima bwanjye. Noneho ikintu cya kabiri ni ukugira ikinyabupfura. Ni ukuvuga ngo ahangaha uba ugomba kugira ikinyabupfura, cyangwa se gutegeka ubuzima bwawe, kwitegeka nyine ukaba wifitemo ikinyabupfura. Kubera impamvu uzakenera kwigiramo ikinyabupfura, cyangwa se no kwikontorora no kwigenga no kwitegeka ubuzima bwawe ukaba ubutegeka, ni uko akenshi iyo tugeze imbere y'ibi bintu turi bukenere kuvuga oya, akenshi ni ibintu dukunda, uzasanga ari ibintu bikuryohera. Tuvuge wenda se niba ari ukuvuga ngo tuvuge nk'urugero, urimo kwiga, ejo ufite ikizamini, inshuti zawe zikugezeho zirakubwiye ziti ngwino tujye kureba aho byabereye. Njye numva izo mvugo urubyiruko bazikoresha, ngwino turebe aho byabereye, ngwino tujye muri pati, birthday yabaye, ngwino tujye kunywa inzoga, ngwino tujye kunywa amatabi, ibintu nk'ibyo. Kuba ibyo bintu uri bubyange, akenshi bya bintu
bidadufitiye umumaro, ni ibintu biba bishobora kuba bidushimisha cyangwa se bituryoheye, ariko ibanga riba rihishemo biriya bintu biba bidushimisha cyangwa se bigushimisha mu gihe gitoya, ariko nyuma mu gihe kirekire bikagira ingaruka ku buzima bwawe cyangwa se bikagutera ububabare bw'ubuzima. Niyo mpamvu ahangaha ari byiza ko kugira ngo uzabashe kuvuga oya kuri ibyo bintu bitagufitiye umumaro, uba wifitemo ikinyabupfura no kwitegeka ubuzima bwawe ubukontorora, ku buryo wifitemo ubushobozi bw'uko ibi bintu nubwo byari kugushimisha ariko bitaza, tuvuge wenda ufite ikizamini ejo, nujya muri ibyo bintu ejo uzatsindwa, bibe byagira ingaruka ku buzima bwawe buri imbere. Cyangwa se wari ufite gahunda y'uko uri kwiga, uri gukora poroje, uri kwiga ibintu runaka, nujya muri bya bintu runaka cyangwa se bigushimisha, uri butakaze ya mahirwe wari kuzakura muri ya poroje yawe uri gukora. Niyo mpamvu ahangaha uba ugomba kuba wifitemo ikinyabupfura. Noneho icyo ni ikintu cya kabiri. Noneho ikintu cya gatatu ni ukumenya ko igihe cyawe gifite agaciro. Ukuvuga ngo ahangaha uba ugomba kumenya agaciro k'igihe cyawe. Ahangaha iyo wamaze kumenya agaciro k'igihe cyawe, ni ukuvuga ngo uba ugomba kubaha igihe cyawe, ukubaha n'igihe cy'abandi. Ahangaha igihe cyawe uba ugomba kukigenzura cyane nk'uko ugenzura amafaranga yawe. Uzarebe iyo ufite amafaranga, ntabwo waba ufite amafaranga, wenda ufite amafaranga ahangaha mu gikapu, ntabwo wagenda uyajugunya aho ugeze hose, ujugunya amafaranga yawe uta mu nzira, uyahereza abantu bose. Oya, amafaranga yawe urayacunga, ukayakoresha ibintu by'ingenzi. Wagira uwo ushaka gufasha muri ayo mafaranga yawe ukaba wayamufashamo, birashoboka. Ariko amafaranga yawe ntabwo upfa kugenda uyajugunya uko ubonye kose. Rero n'igihe cyawe cyangwa se igihe cyawe ufite, uba ugomba kukigenzura neza nk'uko ugenzura amafaranga yawe, kuko uzi ko amafaranga yawe utagenda ngo uyajugunye uyapfushe ubusa. N'igihe cyawe ntabwo uba ugomba kugipfusha ubusa. Ibyo ngibyo bizagufasha nyine kumenya ko ibintu bintu ugiye gukora, niba haje ibintu bidafite akamaro mu buzima bwawe, ugomba kuvuga oya, kuko nubijyamo wenda kuri wowe uri bumenye neza ko uraba ugiye gutakaza igihe cyawe. Kandi ahangaha ikintu kirimo gikomeye ku gihe cyawe ni uko igihe cyacu, igihe dufite, murabizi yuko ni igihe kizarangira, ni igihe kitazagumaho, ntabwo dufite igihe cya burundu. Rero igihe bavuga yuko, nawe nubitekereza uraza kubyumva, igihe kiruta amafaranga, kubera yuko igihe watakaje mu bintu runaka, igihe watakaje kubera ibintu wari urimo bidafite umumaro, uko byagenda kose ntabwo uzigera ukigaruza ngo uvuge uti ngiki cyagiye natakaje ndakigaruje. Ariko amafaranga wahombye wenda muri bizinesi runaka, ushobora gukora izindi bizinesi ahubwo zikayakuba. Rero igihe cyawe uba ugomba hano, kugira ngo uzabashe kuvuga oya ku bintu bidafite umumaro mu buzima bwawe, uba ugomba kumenya agaciro k'igihe cyawe. Ahangaha hari ikibazo cy'ingenzi uba ugomba kwibaza uti se ibi bintu koko ni ngombwa? Ese birakenewe mu buzima bwanjye? Birakenewe? Ninabikora hari ikintu ndi buhombe mu buzima bwanjye? Noneho niwibaza icyo kibazo, biraza kugufasha kuba iki kintu uri bukemere mu buzima bwawe cyangwa se uri bucyange. Tuvuge n'urugero, uvuye ku kazi unaniwe. Kuba uvuye ku kazi unaniwe, wenda uri kumva yuko ari bigushimishije kuba wajya kuri interinete, ukajya kuri TikTok, ukajya kuri YouTube, ukajya kuri Facebook, ukareba ibintu bisekeje bikunezeza. Ariko ku rundi ruhande wenda ugasanga biri mu gutwara nk'amasaha 2, kandi muri ayo masaha 2 wenda se wari kuba uri kuganiriza abana bawe, uri kumwe n'umuryango wawe, niba ari ababyeyi bawe, niba ari umugore wawe cyangwa n'abana, uri kubaganiriza. Ibaza uti se nintajya kuri social media ngo mariho ya masaha 2, ese kujya kuri social media ngo mariho amasaha 2 birakenewe mu buzima bwanjye? Ni ingenzi? Ni ngombwa? Icyo kibazo nukibaza, biraza kugufasha uburyo uri bukoresha cya gihe cyawe ufite. Icyo ni ikintu cya gatatu ugomba kumenya, agaciro k'igihe cyawe. Noneho ikintu cya kane ni ukumenya ibintu bigufitiye akamaro mu buzima bwawe.
ni ukuvuga ngo ahangaha icara utekereza ibintu bigufitiye akamaro wakabaye ukora bigahindura ubuzima bwawe. Ahangaha uba ugomba kumenya se ibi bintu bifitiye akamaro cyangwa se ibi bimfitiye akamaro, ibi ngibi nta kamaro bimfitiye. Kujya mu kurara mu kabari bimfitiye akamaro cyangwa se nta kamaro bimfitiye. None numara kumenya ibintu bigufitiye akamaro mu buzima bwawe, biraza gutuma ubasha kuvuga oya cyangwa yego mu gihe ugeze imbere y'ibintu runaka ugomba kuvugamo oya. Noneho ahangaha dusoza hari ino nteruro nasomye mu bitabo ivuga ngo kuvuga oya ni ikintu gikomeye, ariko birashoboka mu gihe dushaka umunezero n'ibyishimo mu buzima bwacu, mu buzima burambye. Tukuvuga ngo kuba uzavuga ngo oya ku bintu bitagufitiye umumaro ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ikintu gikomeye, ariko ni ikintu gishoboka. Numva ibintu by'ingenzi ahangaha bizadufasha ari ibyo ngibyo, ibintu bine tumaze kuvuga. Icya mbere ni ukwimenya no kwisobanukirwa, ukamenya ibintu bifite agaciro kuri wowe cyangwa se bifite agaciro mu buzima bwawe. Ikintu cya kabiri ni ukugira ikinyabupfura no gutegeka ubuzima bwawe, ukaba ubasha kwikontorora, kuko akenshi ibintu uzakenera kuvuga oya bidafite umumaro mu buzima bwawe ni ibintu bizaba bikuryoheye cyangwa se bigushimishije. Bisaba kuba wifitemo ubwo bushobozi bwo kuvuga oya, wifitemo ikinyabupfura. Icya gatatu ni ukumenya ko igihe cyawe gifite agaciro, kuko igihe kiruta amafaranga, igihe cyahise ntikigaruka, ujya wumva abanyarwanda babivuga. Noneho ikintu cya kane ni ukumenya ibintu bigufitiye akamaro mu buzima bwawe. Numva ikintu bizadufasha ni uko tugomba kuvuga yego, tukaba tunashobora kuvuga oya mu gihe tugeze imbere y'ibintu bitadufitiye akamaro, ariko tukaba twavuga yego ku bintu bidufitiye akamaro. Ikindi kintu cy'ingenzi ahangaha nasomye, iyo usomye zino nyandiko z'abanyabwenge, wenda dusoza, bakubwira yuko ukwiriye gukora ibintu bikeya kandi by'ingenzi, by'ingirakamaro. Ariko nuza mu buzima busanzwe uzumva abantu benshi bakubwira ngo ukora ibintu byinshi cyane nibwo uzatera imbere, ngo jya ukora byinshi. Ariko nubitekereza neza uzasanga yuko muri ubu buzima ntabwo dushobora, wifitemo ubushobozi bwo kuba wakora buri kintu cyose. Indege wayitwara, ibintu byose wifitemo ubwo bushobozi bwo kuba wabikora, ariko ibintu byose ntabwo wabikorera icyarimwe. Ntabwo waba umupiloti w'indege ngo utware ubwato, ngo ube umuganga, ube umwarimu. Ibyo bintu byose ntabwo wabikorera icyarimwe. Niyo mpamvu kugira ngo bizadufashe muri ubu buzima, uba ugomba gukora ibintu bikeya by'ingirakamaro. Bya bintu bikeya rero kugira ngo ubashe kubikora, ni uko hari ibindi byinshi bidafite umumaro kuri wowe uzavuga oya, uzakenera kuvugamo oya, ukavuga ati ibi ngibi reka mbyihorere, kuryamira byari byiza biranshimishije, ariko oya, reka simbyamire, reka mbyuke njye muri bizinesi zanjye, njye mu kazi. Bizagenda bidufasha kuba tuzavuga oya ku bintu bidafite umumaro cyangwa se ku bintu bigiye kwangiza ubuzima bwacu, no kuvuga yego ku bintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Wibuke gukora subscribe na like kuri ino video kugira ngo tujye duhora tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.